Tubahaye mwiriwe abandi barahatandukanye ku migabane itandukanye tudahuje amasaha, tubahaye mwaramutse. Hanyuma rero jewe uri kuri microphone cyangwa se uri ku mboneza kamera, ni Munezero Gaston Irunga, kaba ndu umwe mu bagize komite cyangwa se komisiyo y'amatora y'urubyiruko rwa Nairobi cyangwa se rwa Kenya, Banyamurenge Youth Kenya. Ariko kandi nk'abandi kumwe nabo twatumiye bitewe n'igikorwa tugiye gusobanura. Abambere n'abamureba hangaha bagenzi banje b'urubyiruko bari no muri komisiyo cyangwa se n'abatarimo bifuje kuza kugira ngo tugire icyo dusangire ijambo muri iki kiganiro. Baraza kwivuga, ariko kandi hano tukaba turi kumwe n'abanyamakuru aribo ba invité, nitwe twabatumiye kugira ngo tubagezeho amakuru y'igikorwa turimo turategura kugira ngo tuzamurike ku mugaragaro cyangwa se tuzagikore ku mugaragaro. Amacano atandukanye, sinzi niba ndivuga amazina yabo, ariko amacano yose cyangwa se urugaga rw'abanyamakuru b'Abanyamurenge ari muri iki gihugu cya Kenya, ndabona bose bahageze kandi turabarekonesa, kandi muri abantu b'abagabo mukomereza aho ngaho. Hanyuma rero munyemereye reka mperi bumoso bwanje kugira ngo abaza kuba muri iki kiganiro muze kuba mubazi banivuge. Murakoze cyane. Ku mazina ni Byishimo bakunze kwita Elvis Kivis. Murakoze cyane, nitwa Museveni Trezor. Murakoze cyane, ku mazina nitwa Byamungu Etienne, abandi umunyamurenge. Kwitwa bande tudafite umurenge, ku mazina banyita Nikindela. Barakoze cyane bagenzi banje, reka umugani w'abaswahili ngo moja kwa moja duhite twinjira mu kiganiro nyamukuru twabahamagariye kandi dushaka kugira ngo tugeze ku bantu bose kugira ngo bazacitabire kandi bagishigikire. Ni ikiganiro cyo gutora ubuyobozi buhagarariye urubyiruko hano muri Kenya cyangwa se muri Nairobi, kuko niho hiyumbiye Abanyamurenge benshi. Murabizi nk'uko mugenda mubibona, aho Abanyamurenge biyumbiye bagiye bagira ubuyobozi bubayoboye, bityo ahabaye igihe urubyiruko rero dusanga natwe dukwiriye kwibumbira nanone mwishirahamwe cyangwa se tukagira ubuyobozi, kubera impamvu zinshi twagiye dusanga urubyiruko rufite ibikorwa bitandukanye, kugira ngo tuze kubifasha ibyo bikorwa kandi bize kuba bifite umuyobozi ubiyobora cyangwa se umuyobozi uyoboye urubyiruko, dutekereza gushiraho ubuyobozi. Ibi bintu bikaba bimaze gutwara igihe kinini kigera nko mu mwaka ndakeka, tudafite umuyobozi, ariko processes, ariko ku zindi platform iho twariyubatse. Dufite website, dufite Twitter, tukagira Instagram, tukagira WhatsApp group, tukagira nanone na Facebook page. Hanyuma rero icyo tutari twagakora ni gutora ubuyobozi cyangwa se komite iyoboye urubyiruko fizikema cyangwa se moralema. Twabiteguye, tumaze gukora amanama menshi, ariko noneho twagira ngo tubagezeho umunsi nyirizina, tubabwire n'amakuru y'ingenzi twihuse. Ku itariki cyangwa se ku minsi 8 z'ukwezi kwa 10 muri Nairobi Christian Church, ahantu abantu benshi bazi yakunda kubera ama event manini, niho tuzaba turi twaje kwitorera ubuyobozi buzatuyobora. Ubwo buyobozi bukazaba bugizwe na president, na vice, na secretary ndetse na trésorier n'abajanama batatu. Hanyuma ubwo buyobozi bukazafashwa n'ikindi twise ngo ni board ikazaba irimo abantu baza umuntu umwe uturuka mu turere nk'uko mubizi muri Nairobi, nanone tugiye dutuye mu turere. Nanone ubundi buyobozi buraho cyangwa se buzatorwa nyuma yo gutora executive, hazabaho kuja mu turere tugatora abayobozi bahagarariye uturere. Kubera iki? Kubera impamvu twasanze urubyiruko rurimo kwishakamo, rurimo kugenda rugaragaza impano zitandukanye. Ibi si ibintu byo kubabwira cyane, kuko murabizi ubu Nairobi ifite aba comedian, ifite abanyamakuru, ifite abakina filme, ifite abaririmbyi baririmba sekira, ifite abaririmba
abaririmba gospel, ifite abavuga poem, ifite abakinyi bakabumbu, ifite abakinyi ba basket, ifite n'abasimba, siporo zose n'indi mirimo yose urubyiruko rwibumbiramo. Twasanze tumaze gutangira kubyagura, ariko tukabura umuntu utuyoboye. Ndiyo dufite ubuyobozi butuyoboye, n'ababyeyi nibo turi kumwe, n'ubu twaravuganye, barabidusabye ati twari twarabavuze kugira ngo mubikore. Ubwo ndavuga Siberika kubatuye hano Nairobi barayizi cyangwa bahatuye, n'ababyeyi bacu ntabwo tuzakora ikinyuranye n'ico bo bakora, nibo bajyanama, nibo bazabidufashamo, habe nibi hari inkunga yabo tukibategerejemo. Hanyuma rero tugiye dusanga izo mbaraga n'izo mpano z'abasore zitagaranye, zidafite coordination, tawubasabira ubufasha, niyo bagiranye amakimbirane nta buyobozi bwabo bitoreye baje kubwira. Turavuga tuti reka twiyubaka imbaraga. Ikindi no habe no kwiyubaka ubwacu, tukagira n'icyo twafasha imuhiri wacu, tukinspiringa bari muhira, tukabafasha. Ubu nyine Nairobi urubyiruko nibwo rukora, niyo maboko akora cyane, niba usanga bafite n'imirimo. Why not tutafasha n'abatabazi kuko turi urubyiruko? Ivyo nabyo ntago tubica hirya, kandi ntago dutinya kubivuga ngo wenda ngo mutaza kumva ngo ibiki hari ibintu byateye ndashaka kwinjiramo. Twebwe oya, Nairobi suko dushaka kubaka impano z'urubyiruko, tukabateza imbere, tugafasha n'iwacu, tukiyanitabara. Hanyuma rero igikorwa nuko giteye, ndavuga bikeya nsigire bagenzi banje, ni muzatwitabe, urubyiruko muzitabe, muzatange kandidature zanyu. Turashakamo gender, abakobwa, abagore. Urubyiruko ubundi n'ugwera ku myaka 39 ukamanuka ukika ku myaka 17. Niba umva uri muri kategori ari cyo waza gufasha urubyiruko rwacu, waza urango duterane ingabo mu bitugu, urubyiruko rwacu ruri muri Nairobi rugira umurongo, hatazagira n'umuntu n'umwe woza ngo arudeviye cyangwa se abashe kuruyobya. Turakwiyegereje, uriyegerejwe na kandidatire yawe. Hanyuma kritere zizasabwa tuzagenda tuzibagezaho, ariko muri zimwe nta nizihishe, nta niyo twaca hirya. Kubura umunyamurenge w'umunyeshaka, uzwiho ishaka kandi utogambanira ubwoko. Ikindi cya kabiri, kuba ufite iyo myaka twavuze, kuba byibuze bararangije amashuri yisumbuye cyangwa se secondaire, kuba wabasha kwiexprima mu Cyongereza, mu Gifaransa ndetse uzi n'ikinyamurenge neza, kuba washobora guhagarara ukavugira umunyamurenge aho bishoboka, nanone ukavuga akarengane k'umunyamurenge, kuba utararanzwe n'amatiku cyangwa udafite indi myitwarire mibi yakuranze yo kugira ngo usenye ubwoko. Hanyuma rero ngira ngo abanyamakuru ho obvious muratumiwe, ni mwebwe kanwa k'uyu muryango wacu, ndetse nimwe kanwa kabada muri voice of voiceless sorry, mushobora kuransa ijwi ryanyu rikagera kure, muduhamagarira abantu kugira ngo baze biyamamaze, baze tuyobora urubyiruko. Hanyuma rero sinzi ko hari cyo nasize, turabatumiye, dutumiye ingeri zose. Nubwo ari umunsi uzaba wahuje urubyiruko, tuzaba dufite mo entertainment imbere kuko ni ibikorwa by'urubyiruko. Tuzaba dufite abakomedian muzi ba hano muri Nairobi, tuzaba dufite abacteur n'abactress, tuzaba dufite abaririmbyi ba gospel n'aba sekira, abo bose bazadususurutsa. Hanyuma hazaba gusangira ijambo ryo kuganira n'urubyiruko. Tuzatumira bamwe mu bapasteri bacu bazaza kugira ngo batuganirize inshuti z'urubyiruko, nanone bataza basiba kuruba hafi no kugwegera. Kaba rero niba hari cyo nasize, bagenzi banje bari hano kugira ngo banyunganire. Icyo nicyo twabahamagariye. Haba hari ibibazo nyuma y'inyunganize y'abagenzi banje, baraza kumfasha. Haba hari ibibazo muraza kubibaza, ahasigaye ijambo ni ry'abagenzi banje. Murakoze. Murakoze cyane. Tubanje kwegereza n'ubundi itangazamakuru ko mwitabye ubutumire bwacu, murakoze cyane. Hanyuma abazakurikirana iki kiganiro mwese tubahaye ikaze. Ikintu nakongeraho byenda ku muyobozi byo yaravuze ni kuri board nayo izabigizwe n'abantu 9 ko uturere dufite hano muri Kenya dutuwemo abanyamurenge n'uturere 9. Buri karere kazatanga umuntu umwe uzagenda ava muri buri karere. Hanyuma
n'uzaba uhagarariye bodi cyangwa se muri komisiyo azaba ari membre wa bodi. Ubwo ruvuga bodi izaba igizwe n'abantu 10. Hanyuma ikindi mu ntego nyamukuru cyane z'urubyiruko dufite harimo ubumwe, guharanira ubumwe, kubera ko urebye muri iki gihe turimo ubwoko bwacu hari umwuka w'ubwiyubamo utari mwiza ujyanye cyane n'ibintu by'ishari. Rero nk'urubyiruko rwa Nairobi tuvuga ko tugomba kwiyubaka tukihuriza hamwe tukagira ubumwe, umunyamurenge akaba umuntu umwe. Ikindi kandi ni ukugira ngo dukangurire abakiri batoya, urubyiruko rwacu tukangurire kugira ngo turukundishe igihugu. Ikindi kandi hazaba harimo n'umuco, kwigisha abantu umuco, kubakundisha umuco no kubakundisha igihugu, no kwikemurira ibibazo bimwe na bimwe tugenda duhura nabyo ku bibazo dufite hano umunyamurenge wese ahari, tutirengagije n'ibibazo biri iwacu ko nitwe maso y'abanyamurenge, ni natwe mbaraga, kuko urubyiruko nitwe mbaraga, nitutikemurira ibibazo nta wundi uzaza kubidukemurira. Rero murakoze cyane. Arakoze cyane vice wa komisiyo ihagarariye amatora. Nanone avuze ibintu byiza ntaza gusubiramo. Niba hari undi wagira supplement cyangwa se wagira icyo yunganira muri bagenzi banje, kandi niba ari ntacyo turareka abanyamakuru kugira ngo bagire ibyo babaza, ariko ndabona Nikindera asa n'ufite ijambo. Okay, ku bantu bose bashaka kwiyamamaza nk'uko bababwiye kuri kino kiganiro ku macana yose haraba hariyo nimero yanditse, buri wese ushaka kwiyamamaza ashaka kwandikirana n'iyo nimero, ahasigaye agatanga kandidature ye. Arakoze cyane. Sinzi abanyamakuru ko hari ibyo mushobora kutubaza mu byo mwumvishije, kandi na bagenzi banje ndumva babisobanuye n'ibyo, ahasigaye urubuga n'urwanyu. Ese ni ukubera iki gikorwa mugikoze kuri none ko tuzi ko muri Kenya hatageze abanyamurenge vuba cyane, bamaze igihe kirekire bari hano muri Kenya? Ni ukubera iki ari ubungubu muteganyije ko hagomba kubaho ubuyobozi bw'urubyiruko? Urakoze cyane kuri icyo kintu, ikibazo cyiza. Abanyamurenge ntibageze hano muri Kenya vuba, ariko kandi ntibagereye hano rimwe icyarimwe. Maybe abahabanjije ntibabitekerejeho vuba, ariko abari ubu wenda bashobora kuba barabonye impamvu zibitera. Urugero nanabivuze cyane, navuze ngo ubu nyine kubera ibikorwa by'urubyiruko bimaze kuba byinshi byo kwibonamo impano, kubera ko nshobora kuba ndi mu cyiciro cy'icya mu ba mbere hano muri Kenya, nta bibazo byari biri ruguru, ariko ubu nyine hari ibibazo. Urubyiruko rutagomba guceceka kuko mugenzi wanjye cyane avuye kubivuga. Urubyiruko rugomba kubishiramo imbaraga. Niyo mpamvu rero mvuga ngo tugomba kuza tugasigasira umuco, tugasigasira izi mpano, tugasigasira n'ubwo bumwe, tugasigasira ndetse n'ubwo bufasha, ubutabazi, kugira ngo tubibumbire hamwe tugire icyo tubifasha. Ubundi iyi ndwara itaraboneka umuntu ntiyoja kwa muganga, ariko iyo umuntu yamaze kugwara nibwo aje kwa muganga, ariko iyo atari indwara ntibupfa kuja kwa muganga. Kekira muri Amerika niho zanumva abantu bazaje gusa muri check up ndaguma gusuzuma umubiri. So ni ngiyo mpamvu hari hatarabi ibibazo bituma noneho dushiraho ubuyobozi kugira ngo tugire umurongo twiyubake. Urakoze, sinzi niba gusubije neza. Asante. Murakoze cyane. Nanje nitwa Aimable wa Nige TV. Ikibazo naringiye guheraho Nikindera aragisubije ko nyuma yo kohereza wenda umuntu azoza yohereza iki kuri iyo nimero, azoza yohereza amazina avuga ati ndashaka kwiyamamariza uyu mwanya, cyangwa hari umwanya uri specific abantu bagomba kwiyamamarizaho baciye kuri iyo nimero? Buri wese arabyemerewe kuba kwiyamamariza ku mwanya wa perezida, umwanya wa vice perezida, umwanya wa secrétaire, umwanya wa bajyanama batatu n'umwanya wa umubitsi. So buri wese arabyemerewe. Ubwo ni ukuvuga uzajya wohereza azoza avuga n'icyo ashaka kwiyamamarizaho. Exactly. Okay. Ikindi numvise Gaston yagarutse kuba yavuze imyaka, ariko njye sinayumvise neza, niba hari uwayumvise muri imyaka ingana. Yavuze hagati ya 17 na 39. Okay, murakoze cyane. Nitwa Kega, nkorera ikinyamakuru cyitwa Sultan Online TV. Reka mbashimire cyane kuko urubyiruko ariyo moteri ituma byinshi bigerwaho n'amareta aja gukomera, nanone akomeza uruhande rw'urubyiruko. Ariko ndababaza ibibazo bibiri bikurikiranye nabo muhagurutse kumurikira, ari bo urubyiruko.
dufite Mahoro Peace Association nanone nayo ifite mu nshingano bimwe muri Mahoro, navuga kuvuga ko yita ku banyamurenge bari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu. Iyo murayizi ntago muri abashitsi mu banyamurenge. Hakaba n'abandi ba mutualite zitandukanye, ndavuga iziri muri diaspora, nange muri diaspora. Mwe mwaba muhagaze muri bande muri abo bombi? Hari abumva Mahoro n'abatayumva, byo tubiziranyeho. Muhagaze he? Muri independent cyangwa muri depanda ya bamwe muri abo mvuze? Cyo ni ikibazo cya mbere, chairman araza gusubiza. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti ese ko dusanganwa ama mutualite hano amasiberka mu turere dutandukanye, ese iyi timu y'urubyiruko yo ije kunganira siberka cyangwa ije gukura ku nshingano barya bahagarariye amasiberka b'urubyiruko muri za masiberka ziri mu turere? Murakoze. Uti hari yitwa Mahoro ifasha abanyamurenge niba ari kwisi niba ari imuhira. Twebwe ntabwo Mahoro iba muri Amerika, tuza tuyumva kandi tugashimira imirimo izikora, ariko twebwe twavuze ko turi urubyiruko rwa hano. Urasubira ngo se turigenga? Ntabwo twakwigenga, dukorera nabivuze umubyeyi wacu ni Siberika, dukora bijanye na katiba ya Siberika. Ntabwo tumaze n'igihe dukora imirimo ariko tutaratora ubuyobozi, buriya nico wamenya. Ikindi uvuze uti tuje gukura ku nshingano z'inzego z'urubyiruko ziri muri Siberika. Ngira ngo Siberika nta rwego rw'urubyiruko igira. Jewe nabayeho secretary wa Siberika, jewe uyu nguyu. Iyo organe cyangwa se iyo structure y'urubyiruko ntayibamo. Mwaka kanya mbaye nkubwira nje maze kuvugana n'ukuriye Siberika, atubwira ati ahubwo twabitekereje kuko bitabiri birimo. Urabona hari ile umbrella igize izi mitualite zo mu bihugu yitwa gakondo. Iyo ifite ndagira ngo ukuriye urubyiruko yasanze muri Kenya tawe ufite nta uhari, kandi no muri katiba jewe buranagize n'uruhare mu kwandika iriya katiba y'urubyiruko. Igihe cyacu baserugo banzabo ba Munyamahoro, icyo gihe nicyo twandika gira katiba. Nta rwego nta rugane y'urubyiruko ibamo. Noneho navuganye n'umuyobozi tiyantumye kubivuga, ariko yaza bimbwira ati gakondo irabwira ati muzicare musubire muri katiba mushiremo urugwego. Ati rero ubwo mwebwe mwatwisunze mukaba mutugisha inama ko mugiye kubikora, mutubwire uko mugiye gukora. Turababwira barangije bati nta kibazo, mwebwe ubwo muri mwemera itegeko nshinga rya Siberika na Mahoro turi kumwe, natwe turabwira ati muri ababyeyi bacu n'ubu n'ubushobozi bumwe busaba ubushobozi. Hari letere twabandikiye yo kugira ngo badufashe kuko nibo batugenga. Ubundi hano twese twicaye n'undi utari hano n'undi hano ari munsi ya Siberika. Sinumva ko hari ubundi buyobozi buzoza ngo buje hejuru ya Siberika, kuko ubwo n'ubwiyi wabo ubwacu ni Siberika. Urakoze cyane. Reka nongere mubaze ikindi kibazo. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ati bicaraga ku migezi y'i Babuloni bakarira bibutse Isiyoni. Mwavuze ko mufite mu nshingano zo gukundisha abantu igihugu ndetse no kubibutsa bitagenda kugira ngo bishakemwo ibisubizo byaba bimwe mu bibazo biri muri gakondo. Muri strategy zo kwigisha abantu cyangwa se gukundisha abantu igihugu, iyi timu ije guhagararira Youth Banyamurenge Kenya, iyo ni zihe mbaraga igiye kuzana yibutsa abantu abariho ndetse no kubakundisha igihugu? Noneho tubivuzeho zirahari izo twari dusanzwe tugenderaho. Kubibutsa igihugu ni ugukora ibitaramo mu mpano z'urubyiruko zibakumbuza indirimbo ziririmba ubutwari, zidatukana, indirimbo, amapoeme, urumva byose biri mu rubyiruko, amafilime, amakomedi aganisha kugukumbuza abantu muhira no kubabwira amakuru. Icyo ni kimwe. Ibindi byinshi bizokorwa binategurwe n'abazatorwa n'iyo komite nizagenda bitugezaho, ariko muri rusange ni byinshi byokorwa. Hariho umusanzu ubundi turatutanga iyo hagize umuntu w'urubyiruko witaba Imana uriya imuhira. Ndabizi nejo bundi simbivuga mu izina, tuvuye mu misanzu ubwo rubyiruko ndetse benshi ntibanakunda no kuboneka, ariko barakora. Ivyo ni byo gukundisha abantu igihugu, noneho no kubimira kugira ngo batiroha mu macakubiri cyangwa se mu bintu bidashinga. Ibo tubumwe nkuko mugenzi wanje Etienne yabivuze, ubu hateye ibintu simbikomozaho cyo cyatuzanye, kandi twebwe turi mu murongo wa wundi wo gufatanya
na Siberika muzikora noneho no gukora ibiri mu mpano zacu kugira ngo tubibyaze umusaruro bigirira akamaro umunyamurenge wese ahari ku isi. Murakoze cyane. Thank you. murakoze ndabona bagenzi banjye nta bindi bibazo bafite. birahari naringize ngo wenda hari mugenzi wanjye ugiye kubaza, hari mu byo coordinator yasobanuye, hari uburyo yavuze ko kuri uwo munsi hazatorwa bodi y'uturere. Ese izaba niyo representa n'undi izaba barepresenta n'uturere twabo kuri uwo munsi nyuma y'amatora, cyangwa hari indi bodi hari nyuma hakaza barepresenta b'uturere? Biratandukanye. Hari bodi izavamo umuntu umwe umwe mu buri karere nkuko Etienne yabivuze, abantu 9 izaba ariyo izozireba ni nkayo njyanama cyangwa ingenzuzi izagenzura executive, ishobora no kwisesa hagira uwitwara nabi niyo izoza yicara yamuwe, ariko irekere ububasha executive gukora cyangwa kwexecuta ibikorwa, ariko nihagaragara ni nk'igitsure zozi igaragura imirimo executive yakoze isubira inanenge cyangwa ishimire kugira ngo iyi executive itazakora uko yishakiye. Izabi iri representa na buri muntu mu karere, ariko nanone mu karere kuko hari mu ruziro hariho abandi bazotogwa nabo bangana n'abari bari muri executive, azaba executive y'akarere. Noneho iyi executive izatogwa ejo bundi izabihuriwe n'urubyiruko rwose rwo mu karere rwo muri Nairobi, ariko noneho mu turere hatogwa izindi executive zikuriye uturere twabo. Mu buryo busobanutse bivuze ngo izo executive aribo bari representa bazatogwa na board izaba yatowe kuri uwo munsi. Oya, wenda reka ntunganire umuvandimwe. Nibaza ko birasobanutse. Iyo board ntabwo representa akarere, ni board izaba representa Nairobi. Yani nizaba iri gukordona executive, ariko mu turere twacu twose buri karere kazaba gafite executive yako yigenga. Arimba izatogwa ryari rero iyo ngiyo? Ni ukuvuga ngo nyuma y'amatora yo kubaka executive ya Nairobi, executive izamanuka ije gutoresha mu turere twose uko tungana, ibajengera izo nzego. Murakoze. Amazina ni Mkorera kwa Top TV. Mwakoze kudutumira muri press conference, hanyuma ko murahamagara abantu kugira bazitabira amatora bishireho ubuyobozi buzabafasha mu iterambere ndetse no mu bikorwa bindi bigiye bitandukanye mu bagenera. Nobaza nimba atari ibanga iyi komite izotorwa izo bifite manda ingana gute, cyangwa se kugira ngo hasimburwe ubuyobozi bizoza bisaba igihe kingana gute? Murakoze. Nihuse ubaza ikibazo cyiza, reka byishimana n'ingone. Murakoze cyane, kubera ko biba byiza naribize kubera ko biba byiza abantu bagiye basangira imbaraga. Manda izaba y'imyaka 2, hanyuma muri iyo myaka 2 ubuyobozi buzaba buriho butegure abasimbura. Murakoze cyane. Wenda buri wese arashobora kuba afite ijambo tutamubajije kuri iki gikorwa by'umwihariko, ariko waba ari umwanya mwiza cyane kugira ngo muhamagarira abantu kuzitabira icyo gikorwa ndetse munagira n'ijambo ry'umwihariko kuri buri umwe hanyuma dusoza. Murakoze cyane. Nje numva hari inama natanga ku rubyiruko rwose rw'abanyamurenge rutataniye mu bihugu bitandukanye, ariko cyane by'umwihariko hano muri Kenya. Mu by'ukuri uyu ni umwanya mwiza nyuma yo gushirwaho ubuyobozi, ku buryo ari ukwegeranya imbaraga, kwegeranya ibitekerezo, gusangira, mbese gufashanya kugera ku nzozi za buri wese arota, kuko abarundi bacu umugani ngo zirara kubiri ziraye kubiri zibika kubiri. Ni ukuvuga ngo kandi abandi bazavuga ngo ubumwe nizo mbaraga. Ushobora kuba ufite impano, ari umusore hari ushobora kuba ufite impano ariko byenda adafite imbaraga. Rero kuduhuriza hamwe cyangwa se kubahuriza hamwe ni ukubongerera ubushobozi. Ikindi dore ko iyo abantu bafite dufite ishaka, twese turi abanyamurenge, dukeneye kubaka iwacu, dukeneye kwiyubaka, dukeneye gutera imbere, ariko hari abari gukora birozaho, urumva nyine bikunze ukuntu, ariko kuduhuriza hamwe cyangwa se guhuriza urubyiruko hamwe bizabahesha kubasobanurira
mbese akamaro ko gukorera hamwe, akamaro ko kugira intego kuruta mbese intego y'ubwoko iruta iyawe bwite, ku buryo hari abantu usanga bakorera mu bintu bidafitiye ubwoko umumaro. Nko ku rugero kubera ko nje cyane kariya yanje ari mu banyamakuru, hari nk'abanyamakuru hano usanga bakora bishakira izina, abandi bakora bashaka amarongo, ariko ibyo bakora ugasanga biroha urubyiruko, biroha ababyeyi, biroha ubwoko, biroha igihugu. Rero guhuriza urubyiruko hamwe bizabafasha kubasobanurira umuco wacu wa kinyamurenge, za kirazira, hanyuma no kugira intego mu buzima. Murakoze. Okay. Murakoze cyane. Ikintu nje nabwira abantu ni ukubakangurira kwitabira ibikorwa by'urubyiruko, kugira ngo ibikorwa muri iminsi iri imbere twavuze iminsi y'amatora, urubyiruko ruzitabirwa ngo rwitorere umuyobozi warwo, kubera ko iyo abantu bitoreye umuyobozi baranamugandukira, ariko iyo abantu batorewe baraganda bakavuga ko bashiriweho. Turabakangurira rero kwitabira kuza mu matora, tunababwira ko nta rundi rugaga rw'urubyiruko ruri muri Kenya rutari mwabonye rwaje kubatangariza ibi. Abandi muzumva bazaba ari abandi baturutse hirya no hino barwanya ibikorwa byiza. Turamenyesha abantu ko bagomba kwitabira muri iki gikorwa cyo ku itariki 8 z'ukwezi kw'icumi, kugira ngo bishirireho ubuyobozi bwabo, kuko urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu, urubyiruko nirwo ruzubaka iwacu hejo hazaza. Aba basaza ababyeyi bacu turi kumwe ubu ico bakoze bagikoze mu gihe cyabo, ariko ubu nyine imbaraga zisigariye muri twe. Rero ndakangurira buri wese n'abatari urubyiruko n'ababyeyi kugira ngo bashigikire urubyiruko, kubera ko imbaraga zabo nizo zizatuma ibintu byose bigerwaho. Ikindi kandi tunakura abantu muri confusion, twebwe ntabwo dufite uruhande tubogamiyemo. Position yacu ni ukwigisha abantu gukunda imuhira abanyamurenge no gufasha abanyamurenge, tutagendeye ku marangamutima n'amacakubiri. Gahunda yacu ni ugukorera hamwe tukizamura nk'urubyiruko rw'abanyamurenge. Murakoze. Murakoze cyane. Nk'uko abacu bagiye babivuga mu gukangurira urubyiruko kwitabira amatora, ndashyira imbaraga cyane kuri bashiki bacu. Iyo tuvuze urubyiruko rimwe na rimwe usanga bashiki bacu basa nkaho bagiye gusigara. Nakangurira bashiki bacu rwose wumva afite ishaka, nako mwese mufite ishaka, ariko turabakangurira kuza kwiyamamaza mu nzego zitandukanye, kuko ntabwo dukeneye kubaka urubyiruko gusa rw'abahungu cyangwa se abasore, dukeneye kuzamukana n'abashiki bacu ndetse n'abagore bacu. Bakangurira rero rwose uri uwo munsi w'amatora, imbaraga zanyu turazikeneye, dukeneye imbaraga z'impande zose zitari ku ruhande rumwe. Ikindi Nairobi nkuko twari dusanzwe dukora ibikorwa byinshi, iyi executive cyangwa se iyi komite tugiye gushiraho izaza ari umuhuzabikorwa wa departement nyinshi zitandukanye. Ikindi nibamara kujyaho koko bazashiraho departement mu rugero nko kuri economy, kuko umugenzi wanjye yarabivuze byo kwiteza imbere. Usanga buri wese arakora, kandi Nairobi urubyiruko turi very active ku bintu ibyo ari byo byose, turi abakozi ba hard working. Ikindi tuzakora cyane ni ukubakangurira guhuza ibikorwa. Turebye hano muri Kenya, kino gihugu turimo, habe n'aya mazu yose menshi mubona, ni ibintu byo kwishira hamwe, kuko imbaraga nkuko babivuga, imbaraga ni ubumwe. Nidufatikanya rero nta na kimwe tutazageraho. Rero dusaba buri wese atazagira n'umwe uzabura kuri uriya munsi. Ijambo rya mwisho nanje navuga n'abanyamakuru ndibwira, ndasaba abanyamakuru bose abanyamurenge wherever you are, abari ahangaha n'abandi bari ahandi mbese ku isi, ibinyamakuru byose kwirinda mbese goza platform mbese inkuru zigenda zicamo nani ubwoko, cyangwa se goza platform abantu bagenda bacamo iki bazana amatiku cyangwa se amacakubiri mu bwoko. Murakoze. Hari utubazo tubiri numva ntogena ntabajije. Ikibazo cya mbere numvise neza muri komisiyo ishinzwe gutegura amatora, ariko nanone ndabona ko nimba numvise neza nanone mwavuze ko hari ibikorwa byari bisanzwe bikora. Ese muri mwebwe hari bazagira kandidatire, kuko muri mufite imbaraga n'abantu batekereje ikintu ngiki byo byose, imbaraga zanyu zirakeneye kugira ngo muzube mu buyobozi buzaza. So sinzi ko nimba mwebwe ari komisiyo itegura amatora gusa, cyangwa nimba nanone muri mwebwe hari abazapostira kuri kandidatire zigiye zitandukanye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ndabaza nimba
amatora azotangirisa zingahe arangirisa zingahe, kuko ni byiza kubwira gatoya muranyihanganira yari ikindi narabaza amatora azotangirisa zingahe arangirisa zingahe, kuko ni byiza ko umuntu uzova urumva ni ku rwego rw'igihugu, wenda hari abazova mu turere dutangiye bazoze bamenya ngo isaha zo gutora ni izi, azatore aje mu mirimo wenda n'abazaba bafite intuza. Akanyuma nsorezaho ni ubuhe buryo akenshi tuzi ko abanyamurenge bakunze kurangwa na niko numva bavuga ariko siko mzemera ama emotion, ukumva ko nimba ari mwene wanyu wiyamamaje mukifuza ko amarangamutima ukumva ko yaza gutambuka, mwatubwira uburyo bubiri se cyangwa butatu nimba bishoboka butanga icyizere ko amatora azoba mu muco no mu bwisanzure, ku buryo uzatorwa hatazaba habayemo ani marangamutima cyangwa se kwiba amatora. Murakoze. Bisirizewe. Wenda pere ku kibazo cya mbere wabajije ubijanye n'abari muri komisiyo ariko bashobora kuba bafite imbaraga zo kuba bayobora uyu muryango, ivyo navyo twabitekerejeho kandi twabiganiriyeho. Umuntu uri muri komisiyo wifuza kuyobora azandika asezera muri komisiyo, hanyuma yandika postira ku mwanya yifuza. Ico gihe komisiyo izongera itora undi muntu usimbura wa undi. Ikindi cya kabiri kijanye n'amarangamutima baruvuze ngo byicene wabo, uko twicaye hano nagerageje kureba nsanga harimo umusinzira, harimo umugorora, harimo umudinzi, harimo umusita, harimo umugabika. Bivuze ngo kubogama ntibizopfa koroha. Amatora yacu azaba ari mu muco, tuzagiramo n'indorerezi kugira ngo bibe perfect, hatazabaho kuvuga ngo ubuyobozi bwagiyeho twabushiriweho n'abarunaka. Ibindi bisigaye chairman ashobora. Ikindi nakunganira mu banyamurenge araca abagabo b'imfura, habe no mu bayobozi bacu batoyewe muri Siberka harimo imfura, ku buryo tuzaba turi kumwe n'abadukuriye rwose, turabemeza ko bizaba bimeze neza kandi bizakorwa mu ikindi nimbaje n'amasaha. Amasaha tuzahera saa 3. Ntabwo navuze ko tuzakora amatora hanyuma tugire n'igitaramo, tuzagira entertainment, nabivuze mpankora presentation. Ariko hari uwozoza gutora wenda yego tuzohera saa 3 tugere saa 10. Ariko kandi nitujyoherwa tuzorenzaho, bizoterwa n'umunezero bizoba babaye hazabamo gutarama. Ariko kandi turabanza turindire tubona abantu bose bamaze kuza kuhagera, wenda nidutangira saa 3 dutangira n'ama performance, none nibiza kugera nko mu masaa 6 tutore. Niko mbitekereza. Ariko kandi tutarabinonosora, ntabwo biranonosoka, bimwe ndi turabona n'ubushobozi, urabona ko turishakamo ubushobozi twenyine. Nibimara kunonosoka none itangazo ribitanga clear, ritanga noneho agenda y'uwo munsi, tuzabihamagara kandi ibinyamakuru duswe tuyibahe mubi, natwe tugende tubinyanyagiza kumbuka. Ese mukeka ko amatora bizavuye mu matora bizotangazwa mbere y'uko igitaramo gitangira cyangwa bizotangazwa nyuma igitaramo kiriko gisoza, kugira ngo hari gukora gutarama abantu baserebera, akaba no gutarama abantu bategereje tuzotarama bategereje. Okay, chairman, reka mubaze ari wowe unsubiza kino kibazo. Muri bene Nyirakivurwa abantu bakunze gushira hamwe mu itangira, ko byose biva muri zero to hero, biva mu busa bikava kubamo ikintu kizima gifatika, ariko bamara gutera intambwe ugasanga bagiye bacikamwo. Uwo ni umuzi mubi, nikajobora nimba ari kajobora nko nikajobora yatwinjiranye. Iyi timu turimo turabona muri ntago muri bakuru kandi ntago ndabizi ko mutari bagito, ariko se ni mu gihe niki cyatuma mutagera kuri objectives zanyu? Icyo tuma tutagera kuri objective zacu kiramutse kibayeho nukutumva ibintu kimwe, cyangwa kudakurikiza intego twihaye, cyangwa se kugambanirana. Ugasanga niba kumva amajwi lezondi tugacamwe ubumwe. Ngira ngo namwe banyamakuru namwe dutegereje ko hazagira abapolisi, kuvuga ngo jewe ndu mu actor keneye ko umudiyakoni no dukeneye warubyiruko rwibumbiye cyangwa se warubyiruko ruri mu bintu bitandukanye, tuza tuvuga ati Sultani bwana umujyanama w'urubyiruko kandi n'umunyamakuru, kugira ngo use kuhagararira abanyamakuru muri icyo kintu. Icyo warumbajije rero strategy ni ukuguma hamwe no gukora. Iyo abantu bahugiye ku murimo tibaza bapfa gucikamo,
ariko iyo abantu bataye bakora baza bavuga ubusa basanga bacitsemo. Intego yacu ni umurimo, gukora bigaragara no kwiteza imbere. Ejo nitumara tukavuga tuti tugiye gushaka uko dusapotinga itangazamakuru ryacu nk'urubyiruko ruri muri Kenya kuko rudufasha muri byinshi. Wenda sino kugurira kamera gato, ahubwo abanyamakuru tugiye kubashakira amahugurwa wenda azabafasha kongera ubumenyi. Icyo ni ikintu cyiza. Ejo dufate abactors hano, abacteurs cyangwa se aba filmmaker, abakinnyi b'amafilime turuziranye, dushobora kuko noneho dufite tuzoba twagize ububasha bwo kwandika urwandiko tukabisaba mu nzego, bashobora kudutrainingira abana noneho bakazakora amafilime ari professional. Ibintu nk'ibyo iyo abantu bahugiye mu bikorwa ta satani ntizibona hibanyura. Reka duse nabagana ku musozo nshimira imfura zitandukanye zari hano, kuva kuri Papa Legend, kuva kuri Bortopra, kuva ku Muhanyi, mu Mihana, imyonga y'iwacu Justin Rutebuka mu Marango nawe ari hano. Reka tubashimire cyane mwese banye natwe hano, tunashimira na team by the way mu byo mugejeje kuri bene Nyakivurwa barahatandukanye ku migabane itandukanye, kuko iri jwi ntabwo rinyura ku mupaka ngo riravizisha, ahubwo rihegerera icyarimwe, ariko ntabwo tugiye kuba nk'abatukabera hose icyarimwe. Reka dusoze utanga ubutumwa ku rubyiruko rwose ruri hagati ya myaka, mu magambo atari maremare tugane ku musozo. Arakoze cyane umunyamakuru, ariko kandi nsoza mbashimira muri abantu b'abagabo, nimutagwa isari muzasarura ibinini. Shimira bagenzi banje turi kumwe bagerageje gusobanura kandi bagihagaze muri uyu murimo neza, kandi twizera ko bazageza urubyiruko ahantu heza nyuma yabo tuzitorera bakatuyobora. Hanyuma ubutumwa nagenera urubyiruko ruri muri Nairobi, mu by'ukuri hari igipande kiri muri Nehemiya niba ari 3 no ku 17, sinibuka neza imirongo izikunda kungora, aravuga ni muze twubake Yerusalemu tutagumya kubigitutse. Gusa ntimubona ko tumeze nabi. Twebwe ntiturabi Yerusalemu, turabi Murenge, ariko Yerusalemu wacu ni Murenge, ariko mu mahanga tutaguma kubigitutse, tutaguma no kwitukisha, ni muze twubake. Umuntu wese wiyumvamo ko hari icyo yogezaho urubyiruko naze yiyamamaze mu mucyo no mu bwisanzure. Kandidatire ya buri wese ufite imyaka 17 kugeza kuri 39 iremerewe, umumama, umukobwa, umusore, umupapa uri hagati muri iyo myaka. Muzaze n'abatazoza baje kwiyamamaza muzaze gushigikira, n'abatazoza baje gushigikira muzoze gutarama, murebe ibipaji biri mu bana banyu, hanyuma dutere imbere twibakira mu mahanga. Nidushiki iwacu bizoba nko kwiyensitara gusa, ariko tuba twaribakiye mu mahanga. Murakoze, turabashimira ibinyamakuru bitabashije kuboneka, n'ibyabonetse mudahwema kuza kudutera ingabo mu bitugu. Ni mwebwe rubyiruko, ni mwebwe n'ubundi, ni mwebwe rubyiruko, ni mwe mwubaka. Murakoze cyane. Yego, thank you. Murakoze bavandi.